1988 namutije igitabo cyo gusoma kuko twarabarokore namuhaye igitabo cy'ubuhamya bw'umukobwa witwaga Genevieve. Cyari igitabo cyiza cyane. Arakijyana aragisoma kirangije agirisamo agapapuro gato cyane sinzi ukuntu kangana kari gato koko kanditsweho imirongo ya Bibiliya hariho imirongo 4. Umurongo wa mbere oya ndabivuga uko ngiye mbyibuka uko rego uyu nguyu yanabivuze ntiyanabyibuka reka mbyivugire. Umurongo wa mbere wari muri Yeremiya 31 ngira ngo hari nk'umurongo wa 3 waravugaga ngo Uwiteka yambonekeye kera ngo aravuga ngo nagukunze urukundo ruhoraho. Ntago umva ndagira ngo mbabwire ngo ni quiz mureke mubanze mutega amatwi mwumve quiz yanjye ari quiz ikomeye. Quiz murayizi cyangwa dovinette cyangwa igisakuzo niba ariko nacyita mu Kinyarwanda. Wari umurongo number 1 ntago wari wanditse utyo wari wanditse Yeremiya 31 umurongo wa 3 gusa ashyiraho rimwe. Number 2 ashyiraho 2 ashyiraho Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 ariko mbere ya 18 ahubwo haravugaga ngo ndaje mbabwira ukuntu byari bimeze. Haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Arongera aramanuka oya ahubwo musubire hirya hejuru aho Adamu yise amazina. Imana ngo izanira Adamu nyamaswa zose n'ibindi abyita amazina ngo ariko umufasha umukwiriye yari ataragira ate yari ataraboneka. Ubwo ni akarongo gakurikiyeho n'aka kabiri aka gatatu byari agapapuro nagasanzemo mu gitabo. Hanyuma umurongo wa 3 muribuka Yohana umubatiza atuma abigishwa be kuri Yesu. Mwise mubimenya ngo ese ni wowe wa wundi ngo cyangwa dutegereze undi. Hanyuma nababwiye ko ari quiz. Aranyandikira akantu gatoya hasi aravuga ngo iyo mirongo uyisome wenyine ngo hanyuma usenge uzansubize. Murumva ko ari quiz ariko namaze kuyisoma nyine numva icyo yashatse kuvuga kubera ko yashatse kuvuga nawe natubwira icyatumye abyandika gutya. Nageze wiga mu wa 3 noneho ndibuka umunsi wa mbere nagiye mu ishuri. Ubundi gihe nafite habitude najyaga mu ishuri icyumweru cya mbere abana bose nabaga mbaza amazina ko najyagamo nkava ku ntebe njya ku yindi nkahagarara iruhande rw'intebe buri munyeshuri nkamwitegereza hayivaho nkajya ku yindi nkamwitegereza nabaga nanditse amazina yabo nkagenda ndeba kugira ngo amasura n'amazina bihure njye mbahamagara mu mazina. Noneho ngeze ku ntebe ndibuka ahantu yicaraga hirya mbona agakobwa gafite akajosi karekare keza. Siwe wari urimo wenyine harimo n'abandi ariko ubwo yagiye muri kategori y'abari kuri kategori yo hejuru. Noneho dusubiye muri salle de prof umwarimu umwe twari twariganye yari inshuti y'abasaza be babaga Rwamagana n'abasaza be bakaba inshuti zanjye ko twembi twara abanyamutara. Arambwira ati ariko se ati wabonye mushiki wa bakanaka muri iriya shuri wari uvuye kwigisha ntuwuhe? Ati nta gakobwa wabonye kicaye ahantu ku nguni
ni Penina ati bigarukiraho. Ndabigisha bageze mu mwaka wa nyuma, abasore twasenganaga biyi wacu baba mentorizi ba muzehe barasenga, twajyaga duhana ibyifuzo nyine tugasengerana. By the way, twaje no kuvamo abapastori twese abakiriho. Noneho umwe aviyo mu mutari wacu aza ansanga irurinda arambwira ati rero tuje kuguha inkuru nziza, kagira inkuru. Twarasengaga umuriro ukamanuka. Noneho araza arambwira ati twafashe amasengesho yo kugusengera, ati kandi Imana yaradushubije, nikagira inkuru nziza. Ati umugore wawe kuri hafi kuruta uko utekereza, ni ntakabandi. Ati rwose twarasenze Imana iradusubiza, yashyizeho view. Ati ni Penina. Ndamubwira nti baba we, ibyo ntabwo ari Imana, ibyo ngibyo ni amasantima yanyu. Ni Penina afite ibyaha bitatu. Icyaha cya mbere ni umunyeshuri wanjye, icyo ntigishobora gutuma, icyo ntabwo cyari icyaha muri sansi y'ibyaha byo muri Bibiliya, ni impamvu. Ndamubwira nti ntabwo nshobora kurongora umunyeshuri nigisha byanyicira izina. Aricara za kirazira. Ndamubwira ni impamvu ya kabiri, njye nasabye Imana umugore ndusha imyaka 4, uriya murusha 9. Ntabwo Imana ishobora kumpa umugore ndusha imyaka 9. Aricara aranseka. Ndamubwira icya gatatu, ntararangiza kwiga, azajya muri university kandi nge ndihuta. Arangije arambwira ngo urabizi, ngo reka dusenge nigendere, ngo izo mpamvu zose 3 mpaye nta nimwe yanditse muri Bibiliya, ngo ibisigaye uzavugane n'Imana yawe. Nuko ubwo rero aragiye, ntangira kwibaza rwose koko biriya bintu nasenga Imana, ngo Imana irambwira ngo ariko ngo keep going. Ndicara ndabona se nzapropose nese kuko umunyeshuri. Noneho nandika ku gapapuro, ariko narabanje ndabitekereza, ndabisengera, mbishyira muri zo formulation. Ndamubwira ni ntacyo, reka mbyandike gutya, nantera n'akadobo, ntabwo tuzaba twavuganye. Ndazahaza mpakanire mubwire ni thank you, ariko ntagiye mu magambo menshi ashyiramo. Yagarutse aje kuvuga Quiz rero naragiye ndayikora, hanyuma